oh niyo mpamvu niyo gusoma mpamvu muri Mariko noneho igice cya muzehe 15 murakoze duhere ku cyane. murongo wa 42 tugeze ku murongo wa 44. bugorobye kuko wari umunsi wo kwitegura, ari wo munsi ubanziriza isabato, Yosefu Munyarimataya, umujyanama w'icyubahiro kandi nawe yategerezaga ubwami bw'Imana, arashyika ajya kwa Pilato asaba impunzi ya Yesu. Ariko Pilato yaragitangara yuko yaba amaze, niko guhamagaza umutware w'abasirikari amubaza ko Yesu amaze gupfa koko. Amaze kubyemezwa n'umutware w'abasirikari, aha Yesu afite impunzi n'abagura umwenda w'igitare, arayibambura ayizingagira muri uwo mwenda w'igitare, amushyira mu mva. Yenda igitare, yenda uwo mwenda, amushyira mu mva ye yakorogoshowe mu rutare, abirundura igitare ku munwa w'imva. Mariya Magadalena na Mariya nyina wa Yosefu babonaho ahambwe. Murumva uyu bita Yosefu ko yari umuntu ukunda Imana, wubaha Imana, kandi yari aziranye na Yesu, maze aratinyuka. Umuntu wari warashinzwe kwigereranya aragenda aratinyuka ajya kwa Pilato, aramubwira ati ndashaka intumbi ya Yesu nkajya kwiha. Kumva ko yari yarakorogoshe imva ye mu rutare, nuko aragenda ayimushyiramo, ashaka umwenda mwiza w'igitare awumushyiramo, aramuzengurutsa aramufubika, nuko aragenda ayirambika mu mva. Reka turebe amagambo make usanga mu bigisho atubwira mu busobanuro bw'ayo magambo. Ikibazo kirabaza, ni akahe kamaro k'uruhare rwa Yosefu Arimataya by'umwihariko kubera ko abigishwa be bose batari bahari, ariko we ubwe abandi bahunze bose bagiye hirya bigiriyeyo, aratinyuka ajya kwaka umurambo wa Yesu. Nyuma y'ibyo byose hari ibintu bisanzwe biba byabaye, biba byarabaye. Ubusanzwe iyo umuntu apfuye aba agomba gushyingurwa, ariko ibyakurikiyeho bikora ku mutima y'abantu benshi mu bya mwuka, kandi ibindi ni ingenzi cyane mu mategeko. Muri uwo murongo Yosefu w'Umwarimataya agaragaye ubwa mbere n'ubwa nyuma mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko. Uyu Yosefu yari umwe mu bajyanama b'icyubahiro, kandi akaba umwe mu bitwaga inararibonye. Iyo tuvuze uyu Yosefu twibukana Nikodemo, ukuntu yakundaga Yesu. Turi buze kureba ibya Nikodemo twumve icyo hari uwagira icyo abivugaho.
nk'umuntu wari umutunzi kandi wubashywe, yashoboraga kuganira n'umutware mu buryo bworoshye, aribyo bisobanura uburyo yashoboraga kwegera Pilato akamusaba umurambo wa Yesu. Biratangaje kubona umwe mu bagize urukiko rukuru rw'Abayahudi agira ishyaka ryo gushyingura Yesu. Hagati aho, mbese abigishwa Yesu yizeraga bo bari bagiye. Reka twibaze, umuntu wahigwaga, umuntu washinjwaga, maze Yosefu, umuntu wakundaga Imana, akiyemeza akajya kwaka intumba ati nimuyimpe ngiye kuyihamba. Akamwaka Pilato. Tuzi byabaye kuri Pilato, ukuntu umugore wa Pilato mutumye turamenye ntugire icyo utwara uwo muntu. Ariko Pilato kubwo gukunda icyubahiro ati njya kurengera uyu muntu, ntabwo abantu bazanyemera, izambuza amajwi, bazayimvana ku butegetsi. Nubwo Yosefu yari umwe mu bagize urwo rukiko rukomeye, ariko yahisemo kwitanga. Ikintu gifite akamaro mu mateka ni ugusaba igihamya kigaragaza ko Yesu yapfuye koko. Muri Mariko 15:43 bakubwira ko Yosefu yasabye intumbi ya Yesu, ariko Pilato yatangajwe no kumva ko Yesu yamaze gupfa. Mariko 15:44 maze ahamagaza umutware w'abasirikari wari ushinzwe icyo gikorwa, amubaza niba Yesu yapfuye koko. Uwo mutware yahamije ko Yesu yapfuye. Impamvu ibi ari ingenzi ni uko nyuma yaho abantu bamwe bavuze ko ku musaraba Yesu atari yapfuye, ahubwo ko yari yarabimenye bitewe n'umunaniro. Ubuhamya umutware w'abasirikare yahaye umutware w'Umuroma buvugurura icyo gitekerezo. Abaroma bari bazi uburyo bwe bwo kubamba ababaga bakoze icyaha. Muri ubu kubamba mwumvise ko babanje kubakubita imikoba iriho imisumari, iriho ibice by'amacupa. Wari umubabaro ukomeye, umuntu guterwa umusumari mu biganza maze bakanamunaganika. N'ibiro umuntu aba afite ni ikintu kibabaje cyane. Bari bazi umusaraba rero ko ari ikintu gikomeye, bazi n'ukuntu ari amakuba, ari ibintu bibi koko. Yosefu yazanye imyenda yo kuzingiramo umurambo wa Yesu, maze awuryamisha mu mva yakorogoshowe n'urutare. Iyo mva yari nini ihagije ku buryo umuntu yashoboraga guhagararamo no kuyigenderamo ahagaze. Muri Mariko 16:5, usibye Yosefu, umwanditsi w'ubutumwa bwiza avuga ko abagore babiri babonye aho hantu, Mariya Magadalena na Mariya nyina wa Yakobo. Abo bagore uko ari babiri hamwe na Salome babonye aho Yosefu ahambwe Yesu, kuko babibonaga bari kure. Uko ari babiri, uko ari batatu bagiye ku mva ya Yesu ku wa mbere w'iminsi 7 mu gitondo, bagiye kurangiza umurimo wo gusiga umurambo wa Yesu ibihumura neza. Muri Mariko 16:1.
ahangaha abagore twaganiriye byinshi ejo tuvuga ukuntu bagize ishyaka bakundaga Yesu koko barabigaragaza. Nuko ku munsi w'isabato Yesu aruhukiye mu gituro, ariko kuwa mbere iminsi irindwi barazindutse ngo bajya gusiga amavuta, kuko bari barabigennye barabitekereje. Nizo mpamvu bazindutse bagafata mu gitondo, nuko bajya kugusiga intumbi ya Yesu kugira ngo idahumura nabi, bamusiga amavuta ahumura neza. None hano hari ikibazo kibaza ngo ni mu buhe buryo ari ibintu bihabanye kuba abayoboke ba Yesu barabuze muri iki gikorwa, mu gihe umwe mu bari bagize itsinda ry'abanyarukiko, itsinda ry'abantu baciriye Yesu urubanza yabaye intwari. Ni mu buhe buryo twakwizera ko mu bihe bikomeye uruhare rwacu natwe rutabura? Ibyo rero nibyo tugiye kwibaza, nibyo tugiye kuganira mu mwanya wanyu, kugira ngo wagira icyo avuga nawe abigishwa ba Yesu babuze bihungiye. None se twebwe ni mu buhe buryo twakwizera ko mu bihe bikomeye bituri imbere uruhare rwacu natwe rutazabura, cyangwa tutazaba kwishahisha? Mbese uruhare rwacu tuzaba intwari ngo duhagarare tujye mu rubanza koko dushikamye? Ni umwanya wo kugira ngo twibaze ibi ngibi. Ndagira ngo nsubize Pastor ijambo. Urakoze cyane muzehe, umaze kutuyobora mu cyigisho neza nk'uko bisanzwe, kandi turagushimira ubwitange bwawe, kubera ko muri iki cyumweru dufashije kabiri, ni ukuvuga kuwa kabiri w'isabato rendi n'uyu munsi. Ni ibintu byiza cyane rero, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Iyi ngingo yacu nk'uko amaze kutubwira iravuga ngo yarahambwe aruhukira mu gituro. Urebye n'iby'igituro uko cyari kimeze n'icyo amaze kutubwira, nuko noneho asoza tubaza ikibazo tugomba kuganiraho, ngo ni mu buhe buryo ari ibintu bihabanye kuba abayoboke ba Yesu barabuze muri iki gikorwa, mu gihe umwe mu bari bagize itsinda ry'abanyarukiko, itsinda ry'abantu baciriye Yesu urubanza yabaye intwari. Ni mu buhe buryo twakwizera ko mu bihe bikomeye uruhare rwacu natwe rutabura? Ahangaha rero nk'uko tubibona, ndetse ntabwo ari uriya Yosefu gusa wagaragaje ubutwari, hari n'abandi nifuza kuvugaho muri aka kanya mu gusubiza iki kibazo batubajije. Hari abandi bagaragaje ubutwari budasanzwe, bagiye mbega babana na Yesu muri iriya minsi ya nyuma. Hariya rero tubona yuko ngo uwitwa ubwo byari bugorobye ngo kuri uwo munsi wo kwitegura, ari wo munsi ubanziriza isabato. Ese bwari bugorobye kugeza sangahe? Nk'uko nabikomojeho mu kanya dutangira icyigisho, ubwo bamwe bari batarazaho cyangwa se twari tutarabishyira kuri YouTube. Ni ukuvuga ko hari ku mugoroba wo kuwa nyuma. Ubwo ni ukuvuga ko Yesu nk'uko tubizi yapfuye mu masaa 9, mu masaa 9 z'ikigoroba niho yapfuye. Yari yabambwe mu gitondo, mu masaha y'igitondo, ndumva ari mu masaa 3, amaraho amasaha bigeze saa 6, abubwira kabiri mu gihugu hose. Izuba rirabura ku buryo budasanzwe. Nuko rero bigeze nimugoroba, Yesu aratanga saa 9 ku isaha yo gutanga igitambo cya nimugoroba. Umutambyi agiye gutamba intama, nk'uko nabikomojeho mu kanya, intama iramucika, umwenda wakingirizaga hera cyane h'urusengero utabukamo kabiri ku buryo budasanzwe, nta kiganza cy'umuntu kiwuciye. Yerekana yuko igitambo nyacyo cyari kimaze kuboneka muri uwo mwanya. Hariya rero ubundi izuba mu burasirazuba bwo hagati, mu gihe nka kiriya cya Pasika Yesu yapfuyeho, ubundi izuba
rirasa mu ma saa 12:30 niyo izuba rirasa. Nuko rero ngo umuntu w'umugabo witwaga Yosefu w'Umwarimateya, umuntu mbega w'umujyanama, umunyacyubahiro, wari utegereje ubwami bw'Imana, nk'uko Mariko abivuga hariya mu gice cya 15 ku murongo wa 43. Luka we yongeraho ko yari umuntu mwiza, umuntu w'umukiranutsi, utaragize uruhare mu nama n'ibikorwa by'abayobozi ba Kiyuda. Yari umwe mu bagize urukiko rwa Kiyuda Sanhedrin, bagera kuri 70. Urumva ko bari abantu bakomeye, rwari urwego rukomeye mu gihugu hose rw'Abayuda, rukurikira mbega ubutegetsi bw'Abaroma. Urumva ko rwari urwego rukomeye. Yohana we avuga ko yari umwigishwa wa Yesu, nuko mu ibanga rikomeye cyane kubera gutinya Abayuda, no kuvuga bene wabo na bagenzi be bakoranaga, nuko akora ibishoboka byose kugira ngo Yesu ashyingurwe mu cyubahiro nk'umwami. Nuko Yosefu w'Umwarimateya rero igikorwa yakozwe cyari cyarahanuwe n'umuhanuzi Yesaya mu gice cya 53 cy'igitabo cye ku murongo wa 9, aho Yesaya yari yaravuze amagambo avuga ngo bategetse ko ahambanwa n'abanyabyaha, ngo yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe, nubwo atagiraga urugomo kandi ntagire uburyarya mu kanwa ke. Ukuvuga ngo ari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe. Yosefu w'Umwarimateya rero niwe wari warahanuwe ko Yesu azahambwa mu buryo bukomeye bw'abanyacyubahiro, kandi agahambwa kandi yagombaga guhambwa nk'umunyacyaha, ariko agashyingurwa mu mva y'umuntu w'umutunzi, uriya Yosefu nyine wari wariteganirije imva ye. Hariya rero Arimateya aho yakomokaga, ririya zina Arimateya ni izina ry'ikigiriki ry'izina ryitwa Rama. Ubundi hari ahantu henshi, imijyi myinshi cyane yitwaga ririya zina muri Isiraheli. Arimateya rero ni izina rya Rama, nicyo turibona no mu gitabo cya Samweli igice cya mbere. Igitabo cya Samweli tubona igitekerezo cya Samweli kirama, hariya naho ndumva hariya ahantu ariho Samweli ndumva yakomokaga cyangwa se yaratuye, ni naho yubatse ishuri, niho yubatse ishuri rye, yubatse n'ishuri ry'abana b'abahanuzi niba ntibeshya. Nuko Yosefu w'Umwarimateya rero ngo yari umwigishwa wa Yesu. Yohana we yongeraho n'uwitwaga Nikodemu nawe waje gufatanya na Yosefu. nari mbabeshye mvuze ngo Samweli niwe wakomokaga Irama, nibyo, ahubwo se niwe witwaga Elukana. ngo hari umugabo w'Iramatayimusomu Sofimu mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu witwaga Elukana mwene Yerobamu mwene Elihu. Uyu nguyu yari se n'umugore witwaga Hana, ndetse akagira n'undi witwaga Penina. Abangaba rero ni iwabo wa Samweli. Yohana rero yongeraho na Nikodemu ko nawe bafatanyije na Yosefu mu gutegura ishyingurwa rya Yesu. Mu gihe abigishwa ba Yesu bariya Yosefu na Nikodemu bari bashyizwe ku ruhande mu gucira urubanza Yesu. Ntabwo abatambyi bigeze babatumira muri rwa rubanza rufifitse bamuciriye saa 9 z'igitondo, bakaza kurusubiramo nanone mu rukerera, bagenda bahamagara abandi bari bagize urukiko, ariko bo ntibabatumire, kandi bamwe mu bagize inteko y'urukiko, kubera yuko bari baragiye bagaragaza kuvugira Yesu. Mugira ngo igihe cyose yagambanirwaga ikirego cyageraga mu rukiko, bageragezaga kumuvugira, abandi baravuga ati bari abantu n'abayoboke be, nubwo batabigaragaza ariko muzarebe baduca intege iyo dushatse kumukoraho. Noneho ahangaha barigaragaje, ibyo kwihisha byavuyeho, baragenda bajya usanga batera intambwe, bakora ikintu kitashoboraga. Ahangaha ndimo ndasubiza cya kibazo, ni mu buhe buryo ari ibintu bihabanye kuba abayoboke ba Yesu barabuze muri iki gikorwa, mu gihe umwe mu bari bagize itsinda ry'abanyarukiko, itsinda ry'abantu baciriye Yesu urubanza, yabaye intwari. Ni ukuvuga nta wundi muntu mu by'ukuri mu nshuti za Yesu za hafi washoboraga kugira icyo akora. Yosefu rero yakoze ikintu batashoboraga gukora. Mu kubambwa kwa Yesu, Nikodemu yagaragaje mu by'ukuri
gusohora, yasohoje ibyari byaravuzwe, ibyo Yesu yari yaravuze imyaka 3 mbere yaho, amubwira buryo nazamuka niyererezwa ngo azireherezaho abantu bose. Aramubwira ati ninererezwa nzireherezaho abantu bose. Yesu amubwira ati uko Mose yamanitse inzoka ku giti niko n'umwana w'umuntu azamanikwa. Yarabibonye rero mu kubambwa, Nikodemo yarabibonye ati bya bintu yambwiye ni biriya birasohoye. Kubw'ibyo rero ngomba kumwitangira uko byamera kose, ninshaka nanjye nzamukurikire. Nuko rero ngo bajya kwa Pilato, Yosefu ajya kwa Pilato. Nikodemu yagiye kugura ibihumura, yagiye kugura imibavu n'ibindi byose byo gusiga umubiri wa Yesu ushyingurwe nk'abanyabyaha. Iyo ubaze abahanga mu kubara, iyo babaze bahaye agaciro, basanga mu by'ukuri ngo Nikodemo mu gushyingura Yesu yarakoresheje ibintu bifite agaciro muri iki gihe cya none bishobora kurenga $100,000 by'amadolari. Byari ibintu bihenze cyane bakoresheje hariya. Mu gihe Nikodemo yagiye kugura ibyo gusiga Yesu n'ibindi byose byo gutegura umubiri we gushyingurwa mu cyubahiro, ni nabwo ngo Yosefu we yagiye kureba Pilato. Igihe cyari gitoya kubera yuko hagombaga gukorwa ibintu byinshi cyane, kuko bagombaga kumushyingura mbere yuko izuba rirenga. Basiganwaga n'izuba. Urumva yuko mu by'ukuri kari akazi gasaba kwihuta cyane, kandi umuntu wari upfuye saa 9 agomba gushyingurwa mbere yuko izuba rirenga, kandi bagomba kubona uruhusa rwo kujya kumushyingura batarabona uburenganzira, no kuvuga certificat de décès n'ibindi byose, n'uburenganzira bwo gushyingura no gutegura imva no kugura ibikenewe byose. Bari bafite akazi kihutirwa cyane. Byasabye rero ubutwari bukomeye cyane kugaragariza uriya muntu mu by'ukuri waciriwe urubanza, kugaragariza impuhwe umuntu waciriwe urubanza n'urukiko n'Abaroma yuko ari umugambanyi, ko ari umugambanyi wa leta y'Abaroma. Kandi mu by'ukuri umuntu wari waraciriwe urubanza n'urukiko rukuru rwa Kiyuda n'Abayuda yuko mu by'ukuri ko atuka Imana, ya blasphemy, yatutse Imana. Kumugaragariza impuhwe byasabaga ubutwari bukomeye cyane. Ubutwari Yosefu na Nikodemo bagize mu by'ukuri byari bihabanye n'ubugwari bwagaragajwe n'abigishwa. Reba abantu bagendanaga nawe, bamaranye imyaka 3 n'igice bagendana nawe. Abigishwa bigiyeyo baramwitaza, ariko babandi babigishwa, babandi batagendanaga nawe, batasangiraga nawe, atakoreye ibitangaza, nibo bagaragaye. Ibi rero hari isomo biduha natwe, yuko abantu umuntu aba yiteze ko aribo bashobora kumugoboka mu bihe by'akaga, siba kenshi bamugoboka, ahubwo abo ku ruhande, abantu umuntu atanafashije cyane, akenshi nibwo bamugoboka. Mu gihe abo umuntu yari yizeye bo hafi ya kenshi bakunze kumutererana, n'umuryango we ukaba wamutererana, ariko abantu bo ku ruhande bandi, umunyarwanda nk'uko dukunze kubivuga, akaba ari ugaragaza mu by'ukuri ubwitange cyane. Nuko rero bajya gusaba umurambo wa Yesu. Yosefu ajya gusaba umurambo wa Yesu, mu gihe Abayuda nabo, abayobozi b'Abayuda nabo bajyaga kureba Pilato nawe kugira ngo basabe ko umurambo wa Yesu umanurwa. Byose ubwo babikoraga mu by'ukuri Imana n'umugambi w'Imana warimo wuzuye. Mu gihe bo bajya gusaba umurambo wa Yesu, abayobozi b'Abayuda nabo basabaga ko umurambo uvanwa hariya, n'uwa biriya bisambo ukavanwa ku musaraba mbere y'uko isabato itangira, kubera ko amategeko ya Mose yasabaga yuko imibiri y'abanyabyaha mbega bishwe cyangwa se bapfuye igomba kuvanwaho mbere y'uko isabato itangira. Nawe wumve, barashaka kwizihiza isabato, barashaka kuzuza itegeko ry'Imana mu bugome n'ubugome bafite imigambi mibisha cyane. Ibi birerekana yuko hari igihe abantu bajya bakora amabi, ariko kandi bakavuga bati tugiye gutangira isabato, kandi basize bahemukiye abandi. Ugasanga yambuye umuntu, hari umuntu wajyaga avuga ati abadivete bamwe barambura, barabeshya, kandi ntibizerwa, ariko harangiza akavuga ku isabato agafata ibitabo Bibiliya n'iririmba ati ngiye gusenga, ngiye gutangira isabato. Ni ikibazo gikomeye cyane. Byabaga rero ari igitutsi kuba imibiri yari kuguma hariya ku isabato, ntabwo byabaga byemewe rwose, kubera ko isabato yafatwaga nk'umunsi wera, umunsi ukomeye cyane. Nuko rero ubundi abagambanyi ba leta y'Abaroma ntabwo bakingurwaga muri buriya buryo. Niyo mpamvu Yesaya yavuze ngo bategetse ko ahambanwa n'abanyabyaha.
ubundi bagombaga guhabwa urupfu rubi cyane rwari rugenewe abakriminere cyangwa se inkozi z'ibibi, nirwo rupfu Yesu yagombaga gushyingurwamo. Ariko ngo yari kumwe n'umukungu, byari byahanuwe ko hazabaho exception, hazabaho irengayobora, agashyingurwa nk'umunyacyubahiro, agashyingurwa nk'umwami. Ngo ashyingurwa mu by'ukuri, Pilato ategeka ko bamutwara, ariko mbere y'uko Pilato yemerera ko Yosefu atwara umurambo wa Yesu, yabanje kumva mbega inama mbega ivuye ku musirikare mukuru ngo akonfirime, mbega sitange seritifika y'urupfu, seritifika y'uko Yesu ahamye ko Yesu yapfuye koko, kuko ubundi ntabwo byari bisanzwe yuko umuntu upfiriye ku musaraba wabambwe apfa mu gihe kiri munsi y'amasaha 12. Ntabwo byumvikanaga, ntabwo byari bisanzwe. Yesu yapfuye mu gihe gito cyane gishoboka, kuko ubusanzwe urupfu rwo ku musaraba rwarakomezaga rukamara amasaha menshi cyane, ndetse hari n'abo byamaraga n'iminsi. Ariko umusaraba rwari urupfu rubi rw'abagome. Niyo mpamvu bavuga ko barwita urupfu rubi, kuko inyoni ireba umuntu uri ku musaraba, inyoni ziza ibisiga biza bimudonda, izuba rimwica, inyota ikamwica ku musaraba anagana hariya, icyumweru kigashira, imbeho y'ijoro ikamusanga aho ngaho. Murumva yuko mu by'ukuri rwari urupfu rubabaje cyane. Yesu rero ntabwo yamazeho uwo mwanya wose, nuko ngo bamushaka umwenda mwiza cyane, bamuhambira mu mwenda mwiza w'umweru, ngo agura umwenda w'igitare, nuko ngo arayibambura, ayizingira muri uwo mwenda w'igitare, amushyira, ubwo ni intumbi ya Yesu, amushyira mu mva yakorogoshoye mu rutare. Ni ukuvuga nimva Yosefu w'Umwarimateya yari yariteguriye kuzashyingurwamo. Niko abayuda babigenzaga, nta muntu wari warayishyinguwemo, bakundaga gutegura imva bazashyinguramo. Muribuka niwabo wa Lazaro hari imva rwose. Mariya, hari umuntu wakoze komantere aravuga ngo igihe Mariya aza kumva ya Yesu, akavuga noneho akabaza, akabona umugabo udasanzwe, akamubaza ati umwami wanjye bamutwaye, niba ari wamutwaye mbwira aho wamukize. Baramubwiye ati mbwira, iwacu dufite imva yari yahambwemo umusaza wanjye Lazaro, rwose ubirimo ubusa, ngwino tujye mwumvire tumujyane iwacu tujye kumushyingurayo. Kuko abayuda bari bafite akamenyero ko kwiteganyiriza aho bashyingura abantu babo mu isambu yabo. Kuba rero Yosefu yari afite imva hafi ya Yerusalemu, ahantu hafi bahise bajya kumushyingura ahantu hafi kuriya, birerekana yuko Arimateya atariho yari atuye, nubwo ariho yavukaga nka Arimateya, ariko mu by'ukuri siho yabaga. Nk'uko umuntu yaba avuka yenda mu majyaruguru cyangwa se mu majyepfo, ariko atuye mu mujyi wa Kigali, bakajya kumushyingura i Rusororo. Nuko rero bamushyingura mu mva ikorogoshe mu rutare. Izo mva zimeze gutyo n'uyu munsi wa none muri Palestina ziracyahari, umuntu abasha kuzibona, ziba zimeze nk'icyumba cyakorogoshowe mu rutare. Niwo wari umuco wabo n'uyu munsi wa none. Inshuro nyinshi habaga hari utwumba dutoya, mbega duciye mu cyumba kinini, mbega kimwe kikaba ari nka saro, hakabamo nk'utwumba dutoya, aho amagufwa y'umuntu wapfuye bwa mbere bakundaga kuyashyira, kugira ngo haboneke icyumba umuntu mushyashya bashyinguye bundi bushya uje mbega gushyingurwa mu mva, aho bamutereka. Yamara kuma bagiye gushyingura undi muntu, bakazaza bakavana amagufwa ye, umubiri waramaze mbega gushiraho, bakajya kuyabika muri ka kumba ko mu mva, hanyuma bakazashyiramo undi muntu. Nuko rero ngo bashyiraho igitare kinini cyane, bafunga iyo mva nk'uko byari bisanzwe. Abayuda bateraho kashe, bakora ibishoboka byose, ariko tuzabibona ko bitamubujije kuzuka ibyo bakoze byose. Mariya Magadalena nk'uko tubibona mu gitekerezo, ngo na Mariya wundi, Mariya Magadalena na Mariya nyina wa Yosefu, ngo babona aho hambwe yari ahari, ariko ntibavuga Petero, ntabwo bavuga Yohana, ntibavuga bariya bigishwa ba Yesu ko bari bahari, ahubwo bavuga abagore nibo babaye hafi cyane, hafi ya Yesu. Birerekana rero, birerekana yuko mu by'ukuri Mariya yabaye uwa nyuma mu bantu bavuye kumva ya Yesu. Mariya Magadalena ari mu bantu ba nyuma bavuye kumva Yesu nimugoroba ku wa nyuma, kandi nanone niwe wabaye uwa mbere
ugusubirayo kumva ya Yesu ku wa mbere mu gitondo, dimanche mu gitondo, Mariya niwe wahageze bwa mbere. Ni nawe muntu Yesu yabonekeye bwa mbere, yiyeretse bwa mbere. Petero yagiyeyo ntiyamubona, Yohana yagiyeyo ntiyamubona, yiyereka Mariya umugore, aba ari nawe wahamise ngo genda ubabwire ko ngiye kwa data. Yesu yarazutse, cyagiye ku cyumweru ku wa mbere mu gitondo, abanza kujya mu ijuru, abona kugaruka ku isi, amara iminsi 40 ari kumwe n'abigishwa be. Mariya niwe wamubonye, ni nawe yahaye misiyo yo kujya gutangariza isi yose ko Yesu yazutse. Inkuru yo gutangaza izuka ry'umukiza yahawe umugore, ntabwo yahawe umugabo. Birerekana rero ko mu by'ukuri abadamu bafite uruhare mu murimo w'Imana, mu murimo w'ubutumwa bwiza. Uriya Mariya wundi rero uvugwa hariya, wari uri kumwe na Mariya Magadalena, akaba ngo yari Mariya nyina wa Yosefu, akaba rero nawe yaragiye agendana na Mariya wundi cyane, akaba nanone no kuzuka kwa Yesu nabwo yari ariyo. Mariya Magadalena na Mariya wundi nanone nawe yarahazindukiye ubwo Yesu yazukaga. Ni inkuru nziza cyane. Murakoze cyane. Ndumva kiriya gisubizo genda nagerageje kugisubiza, usibye ko navuze muri menshi, namwe nimwavuga muri make yanyu. Murakoze. Ni mu buhe buryo twakwizera ko mu bihe bikomeye uruhare rwacu natwe rutabura? Mu bihe bikomeye kuki tutagatereranya inshuti zacu cyangwa abantu bacu bari mu bibazo? Mbese hari undi wagira icyo avuga? Muzehe aracyafunguye mikoro. Niba nta wundi ufite icyo kuvuga, tugiye gusoza icyigisho cyacu, kandi ari n'icyigisho cy'iki cyumweru. Tukaba tugisoreje ahangaha, tukazasubira mu cyumweru gitaha, mu ngingo y'icyumweru gitaha. Dushimira mwese abo twabanye ndetse n'abo twabanye muri iki cyumweru cyose. Kandi Claudine uri hafi ngo dusengere, birakunda? Claudine ashobora kuba ari mu kazi, atashobora gufungura mikoro. Neri urahari? Yego ndahari. Ese ushobora kudusengera? Yego. Mureke twicisha bugufi dushime Imana. Turagushimye Mwami Imana yacu, turagushimye mubyeyi wuje impuhwe n'urukundo. Tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye kubana natwe ukatwita ko bukeye nuko bwije, no kuba tubasha kwiga aya migisho. Ni urukundo ruhebuje, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Data, muri iri joro wabanye natwe mu byigisho, kandi tukuragije n'iri joro ryose ngo ubane natwe. Uwiteka abari ku manywa ubane nabo, abari mu mirimo ubahe umugisha wawe. Twese Mwami dukomeze duhurizwe imbere yawe, kandi ibi byigisho Mwami bijye bibi byo kutwubaka, bibi byo kudukomeza. Kandi ndagushima Mwami, ngushimira ko abagore waduhaye umugisha wawe wo kugira uruhare rukomeye muri ubu butumwa budukomerezemo, ndetse n'abasaza bacu ubaha imbaraga ziruseho, twese mu murimo wawe dutegutse kugaruka kwawe. Icyubahiro n'ikuzo ni ibyawe Mwami. Sinakwibagirwa abadafite umudendezo wo kwiga iri jambo. Ndakwinginze ngo buri wese mu rwego arimo ujye umugemurira ijambo ryawe. Kandi Mwami, nk'uko waduhaye inshingano yo kukwamamaza kugera ku mperuka y'isi, tubikore tubikunze kandi dushyizemo imbaraga. Twese twiteguriye kuzaboneka imbere yawe. Nibyo nsabira buri wese, nibyo nsabira uwemera wese, nibyo nsabira uwifuza kuzaba mu bwami bw'ijuru wese, mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Amen, amen. Murakoze cyane, murakoze cyane Neri. Mwakoze mwese, na muzehe watwigishije, n'abandi mwese. Turasoje, naho ubutaha tuzasubira mu cyumweru gitaha ku wa mbere w'isabato.